Niba utekereza ko wigenga ushobora kuba wibeshya. Ubucakara ntabwo bwarangiye, ahubwo bwariyuburuye, bwahinduye isura. Uyu munsi urakora cyane, ugakora ubutitsa, ariko wafata amafaranga mu ntoki ukayoberwa harengeye. Babwiye abantu ko ubucakara bwarangiye, ariko se koko bwararangiye? Uyu munsi nibyo koko ufite akazi, ariko se iyo umaze kuyafata mu ntoki uyakoresha mu bwigenge, cyangwa hari ibindi bintu bigushyira mu muruho utarangira? Urakaza neza muri Entertainment. Ubucakara bwa kera bwari ubucakara bw'iminyururu, ariko uyu munsi hagezweho ubucakara bwo mu mutwe. Kera abacakara bakoraga umunsi wose batishyurwa, ariko bagahabwa ibiryo, amazi, naho kurambika umusaya. Uyu munsi ukora ukwezi kose ukishyurwa, ya mafaranga yose agashirira mu biryo, amazi ndetse n'ubukode. Rimwe na rimwe ugasanga atanahagije, ugafata amadeni. Bisa nkaho ubuzima ubayemo igisobanuro cyo kubaho wakibagiwe, ukaba uri kugerageza kurokoka. Nta tandukaniro ririmo ugereranyije n'ubucakara bwa kera. Iminyururu yarahindutse, ariko gereza ntiyigize ihinduka. Ubyita kwishyira ukizana, kuko ushobora guhindura akazi uko ubishatse, ukaba wakwimuka, ukabaho ushaka, ukihitiramo ibyo wambara, ariko nanone siko kuri. Tekereza kuri ibi. Ese niba ugomba gukora ubudatuza nk'umutima kugira ngo ubeho, ubwo ni ubwigenge koko, cyangwa ni ubucakara? Mu bucakara bwa kera abacakara bazirikwaga iminyururu. Uyu munsi uziritswe n'amadeni atarangira. Inguzanyo zo kwiga abanyeshuri bahabwa zibashyira mu madeni bataratangira no gukora. Ushobora kwibaza impamvu amabanki atanga inguzanyo byoroshye. Ni ukubera ko amadeni ari cyo kiboko gishyashya. Kera bakoreshaga ikiboko, ariko uyu munsi ni amadeni. Ubuzima bwawe uyu munsi ubayemo bumeze gutya. Byuka ujye mu kazi, ukore, ugaruke unaniwe, uryame, wongere ubyuke, gutyo gutyo imyaka ikagenda ikihirika. Bakita akazi gasanzwe, ariko wumva ari nka gereza, cyangwa ari nko gufungwa icya burundu. Iyo ugize amahirwe n'amashaba uruhuka muri wikendi. Buri saha umara mu kazi sisiteme ikuraho ayayo. Imisoro, kumanuka kw'amafaranga na twa tuntu twose uzi bagukata. Usigarana ibisigisigi, barangiza bakabika ubutunzi. Ukuri ni uko utari kwikorera, ahubwo uri kubakiza. Ibintu byiza bihora bisohoka, ibyangwe, imodoka nshya, telefone nshya n'ibindi byinshi, kugira ngo niba waninjije menshi ukomeze kuyatakaza ari menshi nanone. Uhora ku nkoni, ukora cyane ariko nta gutera imbere. Abacakara bahoze babayoboresha ibiboko, ariko uyu munsi uyoboreshejwe ibigezweho. Impamvu udahinduka nuko batakurerereye gutsinda. Amashuri yigisha abana kubaha n'ikinyabupfura, ntabwo abigisha kurenga imbibi ndetse n'ubwoba. Akazi kakunyunyuza imitsi gakoresheje igihe cyawe katitaye ku uriwe. Muri sosiyete tubyita ibisanzwe, ariko siko kuri. Mu by'ukuri ni gereza yishushanya nk'amahirwe, opportunity. Ukorera amafaranga, b'amafaranga akabakorera. Umara ubuzima bwawe bwose ugura ibyo ukeneye, ariko bo batunze kampani nini cyane zikugurisha ibyo ugura byose, ibyo ukeneye. Ntabwo uri mu cyiciro ukeka ko urimo koko, uri mu cyiciro cy'abakozi bakorera ubwami bukomeye cyane kandi butabitayeho. Ubucakara rero ntabwo bwarangiye, ahubwo bwariyuburuye. Buza mu ishusho benshi batabona, ishusho ikwereka ko wigenga ariko ari ikinyoma. Itandukaniro rihari nuko abacakara ba kera bari babizi neza ko ari abacakara, ariko uyu munsi ntabyo bazi. Ushobora rero gutangira guca iyo minyururu, urekeye gukomeza gutanga igihe cyawe, ahubwo kubaka ibintu byawe bikwinjiriza amafaranga. Ukarekera kwirukira ibigezweho, ahubwo ukabikora nawe
ukagurisha, ugatangira ukiga uburyo ugabanya amadeni mu buzima bwawe. Ariko icy'ingenzi ni uko umenya kuno kuri. Ushobora kwita udatangira ngo aka kanya ubikore, ariko uzi ukuri bizaguheresha imbaraga ndetse n'icyifuzo cyo kuva muri uwo murongo w'ubucakara. Ubwigenge ntabwo buturuka mu mushahara, ahubwo ubwigenge bwa nyabwo buturuka mu butunzi ndetse n'ubwenge. Ntabwo rero sisiteme ishaka kumenya ukuri, kuko igihe wamenya ukuri uzarekera kuyibera umucakara ugatangira kuba umunyabwenge. Bavuze ko ubucakara bwarangiye, ariko siko kuri, ahubwo bwariyuburuye. Nta handi rero wasanga ibintu nk'ibi ni muri Byinshi Entertainment. Niwihererane kuno kuri, ahubwo usangize n'abandi kugira ngo isi yose ihumuke.